Icyizere cyo mu biganiro wagihera ku ngingo ebyiri z'ingenzi. yego Ingingo ya mbere ni goodwill, bonne volonté, yuko abantu baganira. Bari abantu ntago baganiriye kubera ko umwe bishaka cyangwa undi bishaka. Ni igitutu bashyizweho na Amerika, bagishyirwaho babanza kugishyirwaho na bande yande yose ibintu nk'ibyo. Urumva? yego Ntabwo jewe nigeze mbona. Okay, M23 yajaga ibisaba, bisi ngo baganire, ariko nayo wayireba ukareba ukabona nayo ntiwamenye. Urumva? Ariko hari ikintu leta ya Kinshasa ruta AFC M23. yego Yirusha rwose na Patrick Muyaya bisubiyemo ejo. Ibaza nawe umuntu w'umuvugizi wa guverinoma akavuga ikintu nk'icyo. DRC government isa nk'iyiringiye yuko hari ikintu cyava Washington kigakubita umutwe mu M23 kikawujanjagura kubera amabuye yahaye iki yemereye abanyamerika. M23 AFC ntabwo ari Etat Islamique irimo kurwana. They are not anti-Americans. Uko Tshisekedi yabikundishwaho niko nabandi babikora bigakunda. Uko umunyamerika yagira santima kuri Tshisekedi maybe niko yanagira kuri aba FCM 23 abuze umuntu kubite mu 23 ngo ayineshe kandi no 23 uyu munsi irimo kurwanya intambara ya nyuma iri time komba ntago bazakombaho nyine mu 23 n'abanyaragaruye abantu benshi ba kera nuko bagaruka bucecete tubimenye no bwa mbere mu mateka umutwe w'nyeshyamba witwaga ibyihebe abantu bacuraga yikoba wicara muri wa mujyi w'amazahabu umujyi wa Gaza umujyi wo muri Doha muri Qatar hari ahicara abagabo M23 ko barageze hariya ntacyo yahombeye muri iki gihe maze hariya ariko it doesn't mean ko batakocorana bigapfusa zino nyeshyamba zisize senda nta buzaze kura ahangaha zishaka kuzaba ku butegetsi kandi buzaba bukomeye urumva utibwira ngo ni hatoya hari ibihugu mu 23 ubutaka umugabo witwa Nkunda ati aje atekerejweho wowe ubona kuba yaza ari icyo gisubizo kirambye marsha twabikoragaho iyi ntambara mu 23 itaratangira twebwe dusa n'ababikomeje kuva 2012 tubikoraho n'ubundi ntabwo twiye tubireka nicyo kintu nibuka rwose kandi nibuka neza ntabwo nimo kubeshya ahangaha ese drone ije yigitangaza kuri aba bakenga baba bameze kuri aba bagiye muri pass out urumva ikazi kabahuha uwo muzehe nyamuneka ubwo no kuvuga ko yabura akazi abantu bagomba no kurwana bizigamira na backup cyangwa bizigamira na reserve cyangwa se batanayizigamira zikaba zizigamirwa ibindi bizaza ino ntambara iri ku rwego rwo hejuru Sandrine izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nabonye ati uruhererekanirwa amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mama 23 ati ibiganiro bya Doha hagati ya leta na Kongo na mama 23 biri kugenda gahoro nkuko RFI ibivuga ati nta ntambwe ifatika iragerwaho kuva icyumweru cyatangira nubwo Katari igihugu cyakiriye ibiganiro kandi kikaba ari umuhuza gikomeje kugerageza uko gishoboye umwe mu bahagarariye impande ziri mu biganiro yabwiye RFI tugiye gusinya yego ariko gusinya iki hataye amagambo agaragaza urujijo no kutizerana biri hagati y'impande zombi muri urugendo rw'amahoro ati kugeza kuri ubu ku butaka bwo muri Kongo mama 23 iracyakora nk'ubutegetsi bwigenga ayikomeje gushyiraho inzego zayo z'ubuyobozi ndetse irutse no gutangaza ibyavuye mu bizamini by'abashaka kuba bacamanza mu duce ifite mu maboko ibi Kinshasa bifata nk'igikorwa gishotorana kandi kigaragaza kutubahiriza gahunda yo kugarura ubutegetsi bw'igihugu ati nubwo ibintu bisa nk'ibyagoye ibiganiro ntibyahagaze burundu umwami wa Qatar Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani aherutse kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye barimo Felix Tshisekedi William Ruto mu rwego rwo gukangurira impande zombi gusubukura ibiganiro ku ruhande rwa Amerika abahuza bashyira igitutu kugira ngo abasezerane gerweho mbere yuko ugushyingo kurangira kuko bemeza ko intambwe yose y'ubukungu hagati ya Kinshasa izaterwa gusa nibigera ku masezerano ya politike asobanutse n'umutwe wa mama 23 ngayo nguko bamwe bati ibi biganiro amugani ko tubona biri kugenda bigura intege hata ahubwo biraza kuza gutanga iki mu gihe kiri imbere gusa bikagaragaza ko nanone ngo harimo icyizere ariko nanone ukabona ko bigenda bicanga abantu
icyizere cyo mu biganiro wagihera ku ngingo ebyiri z'ingenzi. yego Ingingo ya mbere ni goodwill, bonne volonté, yuko abantu baganira. Bariya bantu ntabwo baganiriye kubera ko umwe abishaka cyangwa undi abishaka. Ni igitutu bashyizweho na Amerika, bagishyirwaho babanza kugishyirwaho n'abandi yandi yose ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva? yego Ntabwo njyewe nigeze mbona M23 yajyaga ibisaba ngo baganire, ariko nawe wayireba ukareba ukabona nawe ntiwamenye. Urumva? yego Ntabwo wavuga ko hari ibintu ubona ukabona nyine ntabwo uzi ngo haragenda ibiki. No ku ruhande rwa leta nuko nguko. Ariko hari ikintu leta ya Kinshasa ruta AFC M23. yego Yirusha rwose na Patrick Muyaya yabisubiyemo ejo. Patrick Muyaya yabwiye itangazamakuru ngo bariduha muri Qatar kugira ngo bagende bica M23 iveho itakaza imbaraga no kwari imeze ihwere. Nicyo cyabajyanye hariya. Urumva? yego Ibaza nawe umuntu w'umuvugizi wa guverinoma akavuga ikintu nk'icyo. Ntabwo bari idoha kugira ngo M23 isugire isagambe mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'abakongomani, kuko kwica M23 ni ukwica Kongo. It's a part of Congo. Ntabwo yabyemera rero. So ni ukuvuga iki rero? Hano abantu barahuzwa ho gahato. DRC government isa nk'iyiringiye yuko hari ikintu cyava Washington kigakubita umutwe mu vento kikawujanjagura kubera amabuye yahaye iki yemereye abanyamerika kuva Robito Kolwezi project kuza muri ibi byose tumva ngo bya Washington n'iki ubona ko hari ikintu Kongo ikora ivuga iti hari icyo twavuganye na Amerika itarakora za blackout zaraje zande niba bumva ko Amerika izohereza bombe atomique igatufeka abantu bose bari hari yasimbize en fait hari ikintu Amerika avuganye na Kongo cyangwa se yasabye DRC yasabye Amerika ariko Amerika nk'igihugu kiri macuwa ariko kitagiye no muri macuwa gishobora no gutekereza kukuri kose kuko Etats-Unis d'Amerique ibiro by'ubutasi bwa Amerika bukorera hanze Central Intelligence Agency cyangwa mwita CIA batangiye gusohora inzandiko z'ikibazo cy'abarwandofone muri DRC mu myaka za 50 imyaka 80 almost 40 igiye gushira 70 yego CIA yavugaga ku ntambara ya Kanyarwanda baye muri Kongo ijya gusa completely urumva nk'iyo tubona uyu munsi ari impapuro zayo zagiye zirikinga tukazisoma yego akavuga ikibazo ukabona kimeze nk'icyo uyu munsi ko tukibona Sandre urumva by the way nta kintu kirimo kubera muri Standard Citaweho muri zimaka za 70 80 90 kugeza uyu munsi Amerika irabizira bya understanding n'ikindi nakubwira ntararenga aho ngaho ndi ku cyambere nuko Amerika izi neza ko M23 FC ntabwo ari Etat Islamique irimo kurwana, they are not anti-Americans. Uko Tshisekedi yabikundishwaho niko nabandi babikora bigakunda, uko umunyamerika agira sentiment kuri Tshisekedi maybe niko yanagira kuri aba FCM 23, they are not anti-Americans, they are not anti-Western. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki, nta guduri nta bushake buhari. Okay, none habaze kuba ubushake gutubonyemo pressure yababwira mujye kuganira, kandi ntabwo bivuze yuko aho mwe wese agereye hariya Sandri buriya nubwo tuvuga ko aba sabotage zo kurwana hato na hato, ariko ntabwo habuze umuntu warokoye ubuzima bwe aho akagahenge kadashinga gatangiriye. Uko byagenda kose ntabwo bari mu ntambara zishyushye nubwo barasana. Hari abantu, hari ubuzima bw'abantu bwaharokokeye, hari akoyoke mu Ventura yahatoreye, urumva, hari akoyoke leta yahatoreye, bamwe baratojwe bagize gutebirirwa bigamba kurwana. Hari byinshi ubone mu Ventura yubatse, bari muvuga mu kanya n'ibyo leta yubatse muri ano mezi ashize batarwana. Yego. Hakibura rero bonne volonté, hakibura goodwill. Ikindi kintu umuntu abona hano nyuma yo kubura ibyo byombi, ubona ko M23 imeze nk'iri Nyabugogo ijya Rusumo, leta Kinshasa imeze nk'iri Nyabugogo ijya Rusizi cyangwa Rubavu. Inzira ziratandukanye, ukibaza niba aba bantu bazaca mu bice bitandukanye bagahura hakuriya koma y'isi ihura cyangwa ekwateri, ntabwo mbizi. Hari mirongo idahura, hari n'ihura, yaba amameridie ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka turebe Kongo, ibyo navuze ngo mu bwana bwiza bwabo, ibyo ibifuti byose batekereza babishyira hanze, bafite ikintu cya arrogance. Niba narisisi bari aho ngaho barirata bitangaje, bashingira kuri kakana bavuganye na Amerika uko basanzwe barambere bende niko bari banameze, urumva, baravanga muzava muri Gomasha, muzaraswa tuzaba muzi koko ya brigade y'abatanzania Afrika irazira barasa. Ubwo ne cyananiye Kongo uyu munsi ni uguhuruza, anako yarahuruje, ihuruza abarundi, ihuruza blackout, babuze umuntu kubite mu Ventura ngo ayineshe, kandi no mu Ventura uyu munsi irimo kurwanya intambara ya nyuma, iri time komba ntago bazakombaho nyine,
sibyo yego Nzenze Colonel Nzenze ari Kibumba yabwiye Aircraft zirangabo z'abanyakenya n'abaganda zari zaraje za East Africa ko batazongera kubagira nk'ibyo bagize kera kabisa bitazakunda rero wasanga barabajyanye Doha ngo bajye kubacengerayo bagire gute kandi amakuru dafite gihamya ashobora kuba arabaye cyangwa ntanabe bivuga ko amatsinda yagendaga mbere cyane cyane hari yakunze kugenda kera twajyaga tubona abagiye za Mombasa hose nuva ba Maître René abandi bari bataraza kandi bugiye experience si ikintu Sandrine utibwira ngo umwana mushya uvuye muri Erika muri public relations nubwo yize politique yapfa kuza akashira kuri intebe bagafuza gusesengura nk'ibindi mo kuvuga uyu munsi atarafata experience bisaba ibyo wize bigasaba experience urabizi uri umunyamategeko ntabwo wajya kwicara muri baro nta ka experience biragorana cyane cyangwa amakosi wagiye ukora no muri comptabilité barabizi utayize CPA n'ikindi byose birakugora kugira ngo uvuge ati ndaperforminga comptabilité sasa no mu biganiro ziratsinda ryagendaga Doha ryajyaga Angola ryajyaga Mombasa n'iki byose ryasaga n'irigorwa cyane no kumenya ibijya imbere ariko bano bare no yabandi aho bagendeye bayidawe mu 21 n'abanyaragaruye abantu benshi bakera nuko bagaruka bucecete tubimenye nk'uyu bashize by'amategeko aba batanze ibizamini n'amanagamo wita Maître eri Mutera uriya no muri 23 kera arazwi no na za CNDP ngira ngo no umunyamategeko ukomeye kandi uzwi cyane muri Kongo ngira ngo eri Mutera na Vindimwe na Musagara uyu nguyu nawe wo muri 23 hari abavandimwe babiri bavindimwe ndabizi ariko disa imana b'abavandimwe benshi Musagara Vindimwe na Mutera ntabwo nari nzi iminsi yashize ko Makingana afite umuvandimwe nk'umukapiteni aramugira kandi w'umurwanyi mwiza cyane urumva rero icyo nashaka wenda ibyo umuntu atabazi neza ni byinshi ariko ibyo numva ari byo ariko bimeze so nukuvuga iki rero nukuvuga ngo determination ye mu 23 uyu munsi no kuba mu 23 FC twirwaneho ubu ngubu baragiye bakicara muri bonzo office za Doha hagira umuntu nyandikira umuntu wo muri Afrika rego hajya mu biganiro ngo bamujyane Doha sibyo TPLF na Ethiopia bagiye South Africa turimo kujyana yego abangaba muri muri Sudan y'Epfo ntuza SPLA iyo bita IO urumva ya Riek Machar na SPLM OG y'uyu mugabo Salva Kiir bahuriye South Africa n'abandi bagiye baganira tujya tuyibona ariko no bwa mbere mu mateka umutwe w'nyeshyamba witwaga ibyihebe abantu bacuraga yikoba wicara muri wa mujyi w'amazahabu umujyi wa Gaza umujyi wo muri Doha muri Qatar hari ahicara abagabo hicaye Israel hicara Hamas n'abandi bo muri Gaza hicaye Ubuhinde na za Pakistan ngira ngo hinjiye Afghanistan hari ahicara abagabo M23 ko barageze hariya ntacyo yahombeye muri iki gihe maze hariya ariko it doesn't mean ko batakocorana bigapfusa zino nyeshyamba nicyo nashaka no kuvuga mu kanya kinabagora kugira ngo nubwo bushake buzemo bwa neza M23 aho navuze ngo isa nkerekeza Rusumo irimo kubaka ubutegetsi yubatse igipolisi yubatse abanyamategeko ejo bundi yewe n'imihanda yarubatse isi kisigaje kubaka n'ikira ni byinshi birumvikana ariko bano bantu bameze nk'aho kubaka ubutegetsi buhambaye kandi bukomeye bufite igisirikare bufite buri kimwe cyose amafaranga yabananiye no kwibaza leta ari bakupiraho internet bizagenda gute cyangwa ikabakupiraho telecommunication gusa ni nayo inzego za leta wenda zikoresha zibaneka nta gihombo ziba zibifitemo ariko umenye ko kuba bagikoresha telecommunication ifite amasantrale ya Kinshasa kiba ari ikibazo gikomeye buriya ni menace hari abantu bajyaga bavuga ngo hari abantu ngo bubaka iminara ngo batazi ngo baturuka hehe bamwe ngo ni Bugande abandi ngo ni hehe ngo amakampani Bugande yubaka iminara muri Masisi nabyo wasanga barabyangiye kubyitegura ariko tutabizi ntabwo ndagereza simeruka iyo za Masisi yego ariko uko byagenda kose bano bantu barimo kubaka ubutegetsi so na leta kugira ngo mbihuze igashaka kisubirana ubutegetsi bwa M23 yafashe aho niho hamwe n'isi kibungo ahandi miturusize mu byerekezo so mu byukuri tujya tuveba leta ariko nabwo umuntu uganira akazanaganira ikintu kitarimo partage de pouvoir kuko igabanywa na ubutegetsi ntabwo rikunze kuza imbere mu byo bazakora akaba M23 kubaka ubutegetsi isa nk'ishaka kuzisangiza ubutegetsi ahantu runaka izirikana izi neza none se ayo sama yarahabanye utangiye kuganira urumva urimo gutanga ibizami magistrature utangiye kuganira gutya na gutya zino nyeshyamba zisize senda nta uzazikura ahangaha zishaka kuzaba ku butegetsi kandi buzaba bukomeye urumva utibwira ngo ni hatoya hari ibihugu M23 ubutaka
sibyo za Bahrain zana ntago ari Bahrain seninira ariko hari ibigwa tuzi byeme no muri Loni bitangana na M23 M23 isha abaturage benshi bihugu na Central Africa isha abaturage benshi ubungubu kuko ntago na za Gabon Benin nibuka neza en fait hari ibihugu byinshi M23 ruta ibirwa bya Marshall byande yande byose simvuze ngo ni leta ariko M23 kubaka ikintu kimeze nka state kandi giteye ubwoba leta aha nkahita nkubarizamo ikibazo kimwe cyonyine turakomeza dusoza kuri ingingo nagiye mbona muri iyi minsi cyane bavuga bati mugeze ahantu wa mugani hasa naho haryoshye nkuko Marshall wa mugani abikomojeho atari ko byakabaye byiza cyane ataho bigeze ahangaha urugamba rugeze ati umugabo witwa Nkunda ati aje atekerejweho wowe ubona kuba yaza ari icyo gisubizo kirambye Marshall nagaru byiteguye ko nakikubaza none se niba Julius Nyerere yarapfuye yego ariko akaba agishobora guhuza imitima y'abatanzania filozofi ziwe cyangwa agatabo yanditse cyangwa se n'akadisikuru yavuze niba tuvuge wenda dufashe nk'urugero abanyamerika iyo byabazambanye bibuka Abraham Lincoln cyangwa n'abandi bantu bakumva hari imbwirwaruhame yewe muri ibihugu binakomeye hari ijambo Barack Obama yakoresheje ngira ngo ryari rya Luther King urumva yes we can ryatumye atsinda amatora muri Amerika none se Sandri wambwira gute ko umuntu ukiri guhumeka niba extreza bapfuye zifasha abantu umuntu ugihumeka ibyo yakora bingana iki n'ibintu binini nicyo nagusubiza giye noneho nta n'ikindi kandi bunyumvemo umuntu ugihumeka utarataye ubwenge urumva ngarwa n'ingwara yo kwibagirwa sibyo niyo mpamvu uzabona ibihugu bimwe na bimwe nka za Cameroon for instance jewe utanjanye muri byinshi Cameroon ikomeye kuri perezida wawe bita Paul Biya kandi n'umusaza ugenda tagataga none ko yatowe kuba mukomeyeho hari umusaza bitaga Abdelaziz Bouteflika wo muri Algeria wagenderaga mu kagare ko legacy y'abanya Algeria yamutinzeho ikamukomeza hari umusaza bitaga Ariel Sharon wo muri Israel ko yarembye akaremba umva bakavuga ati ni yageze kuri bitangaza ko bamukomeyeho kandi babona yuko rwose Sharon ari muri koma none Nkunda ari koma arimo ayi nimo twabiyoberwa seriously niba rero mu byukuri dushobora kubona ko abantu niyo okay fata na Bob Marley si umurasta Bob Marley n'umuntu ukomeye na n'ubu ngubu Michael Jackson aracyasohora indirimbo album ze ziracyasohoka album za Nkunda se kakiriho kuki zitasohoka ngo zigire kandi nanone abibaza ibyo ngibyo nta n'ikindi kintu birengagiza bibwira yuko Laurent Nkunda nta ruhara afite muri no liberation muri ya ntambara muri Kongo nubwo wenda atabariyo physically waba wibeshya cyane kuko nta giteka bavuga yuko kugira uruhare rwo hantu ari kugira ngo wicareyo umugabo wategetse Bangladesh ndamwibuka yabaga niba terondere ni Paris kandi Bangladesh maze gukora biraragenda ba president nta giteka akamaro ka Nkunda abantu bazagacungira mu kugira ngo Nkunda ari Masisi Nkunda ari Rucuru Nkunda aho yabari hose muri isi dufite uyu munsi sibyo yatanga inama ikumvikana ya directing abantu yabagira inama ndibwira ko ntagabuje kujya ku bintu by'ikoranabuhanga uko mbitekereza na kera ikoranabuhanga ritaraza abantu baratumaga yavuga ati sha umva mwana wa genda umbwirire uriya muhungu wanjye Makenga uti amasekera ntajye mu rutarusha kandi akabyumva ariko se abantu babaye bate yewe ntabwo nizera ko Nkunda nta ruhara afite muri no liberation ngo abantu batekereza ko ari kure yayo ngamba rutaratangira warubizi ibi bintu twabikoragaho iyi ntambara mu 20 itaratangira twebwe dusa n'ababikomeje kuva 2012 tubikoraho n'ubundi ntabwo twiye tubireka nicyo kintu nibuka rwose kandi nibuka neza ntabwo nibuka kubeshya hanga kuko na ntuzira bikwereka muzehe ntarugera arambwira ngo impunzi ziri mu bice bitandukanye n'ibihugu bitandukanye z'abarwandofone ngo zizacirwa na Laurent Nkunda uriya musaza niba ari umuhanuzi ni umuhanga ni umuntu uzwi cyane koya urumva ndamukotinze pe biri on record n'igihe twabikoranye yabimbwiraga tuyibaza ko impunzi zataha gusa tout simplement ibintambara bitaraza patati buri kimwe cyose so Nkunda rero ari very very important kandi Nkunda ahari hose mu maboko mazima ntago nakwiye kuvuga ko Nkunda atari mu maboko mazima ngo batangiye kumugiraho impungenge bimeze nko kurusha imbabazi nyina w'umwana ushaka kumurya Nkunda
arakomeye, ashobora kugira ikintu akora tutabizi, kandi igihe cye cyazagera nka wa musaza wo mu Bangladesh akazakora akazi igihe cye kigeze. Erega buriya nkubwire Sandrine, sintekereza ko ibihugu nk'ibi biri mu ntambara bisohorera intwaro zose muri arsenal icyarimwe. Waba uri igicucu ntabwo jya ufite gusohora defense zose, ugasohora imisada yose ngo ugiye ku rugamba rugitangira. Ugomba gusigaza neza imisada, ugomba gusigaza n'iza reserve, ugomba gusigaza n'iki byose kugira ngo kore management yabyo timariraho icyarimwe. Ese drone ize yigitangaza kuri aba bakenga baba bameze, kuri aba bagiye muri pass out, urumva ikazi ikabahuha, uwo muzehe nyamuneka, ubwo no kuvuga ko yabura akazi. Abantu bagomba no kurwana bizigamira na backup cyangwa bizigamira na reserve, cyangwa se batanayizigamira zikaba zizigamirwa ibindi bizaza. Ino ntambara iri ku rwego rwo hejuru Sandrine, ku buryo utanayitekereza uko ibona uyu munsi. Nakuye ko tuyizo 20%, 80% isigaye ni nyinshi rero. Ubwo nkunda ari muri iyo 80% n'ubutaza muri 80%, kandi hari n'abazakubwira ko importance y'umuntu irakomeza na filosofie, ariko nta ubura abandi. Hari bankunda benshi muri FCM 23, hari ba General Makenga benshi, nkuko abantu batategereza ko Makarika napfa Sematama azafata komandoma, nkuko batatekerezaga ko wenda nk'ubwo bari banabiteguye mbere y'uko babimbwiye bari guhita bagira imbaraga zo kujya muri ambulance ya FC directly, mbere basaga n'ababihisha. Sibyo? Yego. Ndakubwiza ukuri, ibyo byose wavuga nkunda umuntu yavuga ku mwese ku burenganzira bwe, ntabwo habura abantu bakemura ikibazo kubera ko kana katabonetse, ariko nubwo bwose importance yikomeza, yaba ariho yaba atariho. Reka izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.